barasikatishwanya. Noneho Iran imaze kureba ibyo ngibyo iravuga ati ukuntu bimeze turi guhangana n'abanyembaraga, twebwe wenda urwego turiho ntabwo tunganya nabo. Urugero ni 1 na 2 iri kudwana n'umunyeshuri wa 5, uri guhangana n'umunyeshuri wa 5. Iteka ryose abanyeshuri wa mbere n'uwa 2 mu gihe bazabihuze bazaganza uwa mbere, bazaganza umwe wa 5. Iran ku rutonde bundi rwa super countries, ibihugu bifite power nyinshi mu bijyanye na gisirikare, Iran ntabwo iri mu mwanya wa mbere, ndetse yewe umwanya wa hafi yazamo iza ku mwanya uwa nabura wa 7. Kuko icyambere Amerika ihangana demba numva Amerika ahubwo ubushobozi Amerika ifite Iran bajyango irafasha. Amerika ari cyo utazi kumva. Amerika Iran ni ngaho nakiri homba muri Iran. Baraturashe mwa twizi iki, ariko ubwenge mufite ibintu byinshi byo guhomba, mufite amazu, mufite ibyo byose mwarubatse, turabicara business. Ni turasa muri Middle East hari yagenda. Kandi yabigura bizi tugurucyara rugendo. Turasa ko inkono zabo za petroli ntabwo ziri gukora zarafunze. Amafaranga ubwo na abakugize. Dufunge umuyoboro wa muzi. Ngo muzamu turasohope ko natwe aho ngaho turi. Twafungira umutima. So ni kubera iki nyine Amerika yabuze cyo bijya gusaba nyine imbaraga ubushinwa cyajya kugira ngo ubushinwa byo kwinginga ngo Iran ngire kuri ramu. Umva ukuntu bimeze sibyo. Mbere na mbere ikintu Amerika yabuze ibirindiro byayo. Nimvuga ibirindiro kumva urugero igihugu XYZ sibyo gifite ibirindiro, muri make gifite ibirindiro ku musozi wa Prince. Noneho mu majyepfo y'icyo gihugu XYZ gifite none ibirindiro ku musozi wa Mugisha. Urugero sibyo nk'ubu ngubu hano muri Kist igisirikare cya Konik n'urugero gifite ibirindiro kuri Sabi. Wa mu adversaire muri guhangana ayisarasa asaca connexion zo igisirikare cyo kuri Sabi. Ubwo ngubwo n'abasirikare baho bagiye bagwamo. Babizi ari abasirikare bagiye batangaza bavuga ati abasirikare b'Amerika 6 bapfuye bangaye. Umubare wabo bapfuye sibyo ni mukeya. Umubare wabo bapfuye ni mukeya. Gusa icyo wamenya simamya neza na shidikanya. Iran igiri gutuma nyine Amerika iri kuvuga ati mudufashe ibihugu n'Urusiya yako yabwiye Ubuhinde, kabwira South Korea, kabwira Ubushinwa. Ibyo ngibyo yabwiye byo muri Aziya ubundi. Icyo yabibwiriye sibyo? Icyambere Iran yaci Amerika yafashe Venezuela ntabwo ifite ikibazo cyabo kandi isanzwe inacukura petroli, ikomoka kuri petroli. Ibindi bihugu nyine birareba nabi, kimwe muri kuyihombya kandi ufite petroli yayo. Birakare nyine ubundi mva ikintu cyabaye kuri Trump. Bible kubitiyivitse kuri Bibiliya aricyo bita nyine igo cyase nyine kwishyira hejuru. Nebukadinezar yigize kwishyira hejuru, Imana imushyira hasi. Ati gute Trump yafashe nuza Maduro president wa Venezuela nyine bimuhiriye bimworoheye icoco cyo gakunda kuvuga nko gutungutsa mu kirere. Ari kumva cyase kujomba urushinge mu muneke ataje kureba kuri nabo jama bajyanye bo kwitsamura none. Uri kumva noneho arareba aravuga ati ndi wa mu president ushobora gukuraho president wo muri Venezuela, ushobora no kugenda ngakuraho wo muri Iran. Ariko bauti Iran bari bamaze iminsi bari mu masezera, bari bamaze iminsi bari mu ki bari mu miganiro byo kugira ngo Iran iba yagabanya iki ibi bitwaro yari irimo irategura. Ko Iran bari kuvuga ati ngirimo irakora ibi ngo ati nuzaza ngo iperereza ikigo cy'igihugu gishinzwe iki ikigo cy'isi gishinzwe nuclear cyavuze ati Iran ishobora kuba iri gukora ibitwaro bya kirimbuzi. Noneho President Trump aje kumva ayo makuru aravuga ati dukora ibiganiro turebe icyafaga. Yewe Iran iza no kuza kwemera yuko iravuga ati twebwe turaza no kubemerera muzaze mutukore inspection igenzura murebe ese ibitwaro bya kirimbuzi turi kubikora cyase ntabwo turimo turabikora nyine murebe ibyo bintu muri ikigo cya nuclear cy'isi kiri kudushinza murebe niba bihari. Bari mu biganiro rero niho Trump igwa yazamutse nyuma yuko yarafashe Maduro aravuga ati cobana no gukansaringa ubutegetsi bwa Khamenei. Yewe we igwa yarazamutse avuga ati ngiye washoboye kurya irindazi ry'ijana denjiga ntago yananira. Uri kumva nuko rero nuza igwa yazamutse bikaza kugenda kuri none ikirenzaho iyo ubundi Trump ikintu cyamukundira abaturage bo muri Iran bari abaturage baho bibaye bibashobokeye yuko banga
inuza banga ubuyobozi buriho bwa Mojitaba bw'abakameneye kandi umva rero ibinyamakuru n'amasene yose ari gushyigikira Iran. Impamvu banashyigikira urabizi ko amasene n'isuko ari abademokrate se n'inshuro nyinshi. Urumva Trump abantu baganye muri politike baba mwitwazwe igihe kiza cyo kuba ati ewan aha none natwe twagira ubuvugiro ntabwo yavuga kundi intambara baravuga ngo Biden akunda intambara bivuze ko urangwa ko intambara y'Uburusiya bane ndebera irangiye yabaye intambara kandi baravuga ngo ukunda amahoro ubundi intambara aka kanya yigeze ri kumva igeze ahantu Ubusuwisi nimugoroba bwitandukanyije. Trump nyine yatanze offer, yatanze ubusabe busaba ibihugu byo kwisi. Ari nibyo mentionings. Aravuga ati ibi bihugu nibishoboka bize kuza ibihugu duhaye umuryango welcomes ibihugu byifuza yuko biza kudufasha mu gufungura umuyoboro wa Hormuz. Si ukubafasha mu kurasa kuri Iran, no gufungura umuyoboro wa Hormuz. Gufungura umuyoboro wa Hormuz uko bimeze rikumva mbere na mbere umunsi ku munsi Iran irazamo icyo bita amamisiri. Ubwato buraza kuza rikumva misiri tibudikte menye yuko ari ikintu cyo kugendera hejuru y'amazi, ya misiri iri mu mazi izamuke ituritse ubwato. Petroli n'ibiki byose birimo n'abari babutwaye bapfe. Noneho hakaza kuza kuba ikintu cyuko rikumva Trump yabwiye ati mwebwe sinakindi muzajya mumfasha muza niba ari French Total Energy yaho yajyaga ikura urugero ibikomoka kuri petroli ibikura muri Saudi Aramco, company ikomeye cyane ku isi muri rusange hose. Buri ikurikira Saudi Aramco ni company producing amavuta ikurikira hafi ya nyine mu rutonde rwa za Microsoft nayizamo mu rutonde rwa Nvidia rwa Apple. Ishobora kuba izana muri ashobora kuba niyo company muri Asia nayo isa nk'izi ikomeye nyuma za wenda na Toyota ishobora kuba zizi nyuma yazo kuko amavuta akenerwa cyane. Noneho urugero nari nkomeje kuri Total Energy. Trump akayibwira ati muri aba France mwari mukeneye iki? Mwari mukeneye benzine n'urugero. Murazana ubwato bwanyu ni mumara kubuzana muzane n'abasirikare babuherekeje bafate petroli Saudi Aramco yateguye muyifate mushyire mu bwato mu makontineri mu byose mu parking mu shipping mujyane mu gihugu cyanyu. Abo basirikare baraza babuherekeje. Iran nisaza imigeri abasirikare bararasa. Nicyo ngicyo bashaka gukorera umurimo wa Hormuz. Muri make buri gihugu kikagira n'undi rega nimba ugiye gufungura ikintu umuntu yafunze ugiye guhangana no kugifunga no kumufosinga bazi hano uteye ubwoba. Saza Donald Trump yakujya gupfukama. Ubwo urumva ikintu Iran ishobora kuba yarakoresheje sibyo? Mbere na mbere Iran ishobora kuba yarakoresheje ikintu bita mbere na mbere Iran ikintu yakoze bakigabe ibitero. Iran dore ubundi bitero byayo ukuntu biba bimeze biri mu mwaka kabiri. Ubwoko bwa mbere nibwo yakoresheje kuri tariki 28 z'ukwezi kwa kabiri cyo gihe ari ku cyumweru. Bakicira umuyobozi wabo Mojitaba abamakica umuyobozi Khamenei bari kumva bakica umuyobozi wa Iran ukuntu byose bigenda. Iran yagabye ibitero mu bwoko bubiri. Igitero cya mbere cyari cyo kubanza gukupa connection zose zazatuma umunyamerika avuga ati mugende muri urugero gende muri hano muri Gabo ndabasha kuza kurasa Cote d'Ivoire kubera yuko mfiteyo satellite yanjye irabiri kureba iri kubera muri Cote d'Ivoire. Yego Iran yaravuze zivuga ati kambanze mwansaringe connection zose umunyamerika azakoresha ari hafi yanjye nkigereye. Urumva sibyo biragoye kugira ngo ubone igisasu kiva muri Amerika nubwo mu ntambara y'isi byabaye cyava muri Amerika kijya muri Nuzi ariko byari kirimbuzi. Bura kirimbuzi iyo mu bizasu bafite izo mbaraga. Biragoye kugira ngo ubone igisasu kiva muri Amerika kitakigera muri Iran. Na Iran icyo gisasu ntagifite. Ariko mu minsi ishize duherutse kubona amakuru agiye acicibikana ku mihanda avuga ngo birashoboka yuko ngo Iran ishobora kuruza kurasa muri Amerika ngo Los Angeles baya California. Umva nkubwire iyo ngiyo abari propaganda nkuko tumaze iminsi tubona propaganda ivuga ngo Netanyahu yapfuye. None iyo propaganda ikibibereho babagira ngo rikumva Eida kuri Netanyahu yapfuye babagira ngo Netanyahu aze yigaragaze avuga ati Netanyahu ndacyahara yamuhiya. Kandi niba bavuga ngo yamuhiya ashobora kuba ati ni AI zara growing zirahari ni AI yabikoze. Kabiri babagira ngo agaragare bite bavuga ati arahangaha anyuma yo kuvuga yanga GPS yacu yamukurikiranye tumusanze ahangaha aba bamugaba yino sibyo
gatatu noneho ibyo ngibyo kuri Los Angeles Amerika ari intambara yagiye irwana nyinshi yo ikicira abaturage kavuga ati turagaba nk'igitero hehe mu isoko tuvuga ngo Iran irashe mu isoko noneho babaturage bacu uri kumva iyo mvuye propaganda babaturage bacu baze kuza kuvuga ngo Iran ati ninza abandi muri press conference mvuga ngo tugiye guhorera abaturage bacu bapfiye twohereje bityo bibatere kohereza ingabo ku butaka zigende Iran bakubitiraho cyane ko Iran iri mu bimwe mu bihugu nabyo muri Middle East bigira imisozi ubwo urumva rero niyo mpamvu iyo abari propaganda yo kuvuga ngo imbere na mbere ngo bimeze gutya na gutya tuba twateranga Iran ikindi gitero riri kugaba mbere na mbere abanjica connection iravuga ati nimba ari muri Saudi Arabia akaba ari mu bikorwa by'umunyamerika turabanza dukupa ibikorwa byose by'umunyamerika rero ko umunyamerika ajya agakoresha avuga ngo ngo niyo nzira yacu tubuze gucaho tutatugira ku Iran ibyo nibyo cya mbere icyo gitero cya mbere Iran yabanje kugaba yaravuze ati Didier niba ajya kunkubita akankubitisha umugeri kamanze muvuna umugeri uraha hafi sibyo ikavuga ngo sibyo niba Didier ari buze kuza kundashisha imbunda reka mbanze mutware magazine yose inganda z'imbunda yego nini noneho Amerika yo ibitero bya Amerika ukuntu bimeze Amerika igamije ikintu kimwe Amerika mbere na mbere yo ifite misile siniba uko izina ryayo neza sindi sure iyo misile yayo ikuntu ikora ni ya misile yo ivuga ati twebwe Iran niba kuko tuzi ko igira ibinuza byayo igira ibitero turaza kuza gukora iki turaza kuza kuyigabayo ibitero tuze kuza gukubita misile manuke hasi ya misile manuka metero 20 ikagenda ikajya mu butaka mwinsi mw'indani ikaza yegura igakuraho bya bisasu Iran ibikorera muri nuzi mu ndiba munsi muri za cave muri za tana Iran buri inganda zayo biragwe kugira ngo ubone inganda za Iran ziri hejuru zigaragara zikora ibitwara inganda zose bazishyira munsi ikindi kintu kiri trend gishobora kuba kiri trend ni amakuru avuga yuko ku cyumweru Iran Amerika Trump yaragiye ajya muri White House atangaza avuga ati narashe ku kirwa bita Can Island icyo kirwa rero ukuntu kimeze rikumva abantu benshi ntabwo bakizi icyo kirwa wumve ko no mu ntambara zose Iran yarwanye ntabwo icyo kirwa kigize kiraswaho na rimwe kubera yuko icyo kirwa ko bakirashe bakazamura induru gikorerwa y'ibiki wumve icyo kirwa nicyo kibitse amavuta hafi yose aba mu gihugu cyose nkuko twakumva ngo barashe kuri ya gaze metane urugero u Rwanda rucukura muri nuzi oya kamvuge sosi nzima iba mu Rwanda mvuga iki se katuvuge barashe amatanke mu gatsata y'esanse barashe amatanke yo mu gatsata y'esanse bwa buhunikiro bwa bubiko icyo gihe esanse nyine icyo gihe ziba zizimiye mu Rwanda rero icyo Amerika yararashe gusa niyarasa izo nganda zitunganya amavuta usanga ibatera ubwoba iravuga ati mu gihe muri aba tutumvikanye kuri negosiyasiyo zo gufungura umuhoro aha hose turaza kuza kuhahindura ubucocero ayo niyo makuru yari ahari ejo amakuru ahari uyu munsi rero aravuga yuko igihugu Ubusuwisi nacyo kifatanyije cyongeye ku bihugu byo muri Europe cyavuze ati twebwe turi igihugu kitizigera kivanga n'ikintu kibi cyane bituzuma umuturage w'ikindi gihugu umutekano muke natwe twifatanyije na Espagne ukuntu byagenze minisitiri w'intebe wa Espagne amwita Pedro Sanchez yaravuze ngo jewe Amerika sinshyigikiye ibitero byayo mu magambo make nuko yavuze Amerika nayo iravuga ati mufatira ibintu ikorera iki byose nyuma y'ibyo ngibyo hari hashize umwaka muri make byagari urana ni nyirarureshwa renga ngumene hari abaresizo renga yaravuze ati nubwo kuvuga ati nabuze ikintu nzapfa nura muntu kugira ngo ubushuti bwanyu n'ibita butandukanye kubera yuko kugira ngo byumve Amerika Espagne yari imaze 2023 sinibuka ukwezi uko ariko sindishuwa neza ukwezi bafashe umuntu uza wabo bamukuramo
bafashe umwambasaderi w'umwesipanye ukora muri ambasade ya Espagne iherereye muri Israel imukuraho. Imaze kumukuraho iramuzana amubwira ati buvuyemo abakuyemo ake karenge. Kabiri kaka nakubwira ngo nabuze ikintu mpfa ngo muntu kugira nabuze ikintu dushwana kugira tita dutandukana. Ubwo ngubwo bashwanye yuko Espagne yanze kubatiza ikibuga cyabo cy'indege kugira ngo kiba gikoreshwa muri iyi minsi Amerika iri mu ntambara na Amerika. Espagne kibyanga. Espagne itangaza ati na ambasade yacu izongera gusubira muri Israel. Trump nawe kibyumva aravuga ati nta gahunda nimwe Espagne izongera kubera muri Amerika. Icyo ni kimwe. Kabiri igihugu cy'umuyobozi uzwi ku izina Zelensky ayobora Ukraine. Zelensky yavuze ngo Amerika ngo Israel yavuze ngo Israel niteguye kwakira ubusabe bwayo mu gihe izaba yifuza ko tuyifasha. Iyo bisabye Israel. Trump akibyumva yasabwe ati nabufasa bwa Israel dushaka bwa Ukraine dushaka. Kuko n'ubundi Israel nayo iri kurwanira Iran. Urumva n'ubundi Trump yabacitse amazi ameze nk'aho ari gufashwa na Ukraine kandi Ukraine batumvikana. No ibyo bidahagije. Ubundi Ukraine isanga igomba ubufasha Israel birako Amerika. Irabizi Amerika niyo irabizi Amerika nta kintu bapfa guhurizaho no mu Rusiya. Kandi mu Rusiya ari kurwanya Ukraine. Ubwo mu Rusiya ari kurwanya Ukraine Amerika icyumva yuko Ukraine iri kurwanywa no mu Rusiya. Amerika ntabwo itiza nk'ifasha mu Rusiya. Itize gufasha Israel. Yakwiye Ukraine Amerika rero imbaraga za Ukraine ntago navuga ngo ni igihugu cyo ko cyahururiza kugira kize gifashwe na neza. Ukraine yo ni scam. Sawa ubufasha ize no ukunda kuyirata ndagaye. Oya uzise Amerika musafasha no mu ntambara muri Iraq isuzu kuntu yatangiye neza. Ntambara muri Iraq yatangiye Amerika ibona iresinda mu cyumweru kimwe. Mbere imyaka ine yarangiye n'undi Iraq Ubwongereza bweze basirikare France bweze basirikare ifite ibintu byinshi inayoboye n'ubuyobozi hafi by'isi. Amerika irengeye gutangire gutsindira iri kukurwanya we ahantu turi kumva byaguye bikomeye. Rebe ko dutekereza nyine mu bintu sana Iran ku rwego rwo kubanza bumve je Amerika twibike ko Amerika bari kurasarga muri Iran no muri Saudi hagati. Amerika iri kumva kinini cyane nizo cyari iri gutabaza iri gutabaza ishyira ibintu ku murongo ngo kuko ibindi bihugu by'inshuti byayo rebwe ati mwebwe muri kugira iki ngo tubangiriza uri mu ntambara za Iran akebwe amavuta yabuze ibiki byose nta kibazo kandi gukora twefite na Iran intambara ku isi ndabyakunaniye muri Amerika itsinze y'intambara nta kibazo nyine mwayitsinze nyine tu ikibazo ko kwisi ndabyabananiye Amerika rero mutesi Trump yishyira mu bintu atari bubashe kumanaginga aricyo kibazo. Kumva Ojaba nta n'iminsi gashize ashimusha umuntu ngaje guhuza ngo Kongo n'u Rwanda none ageze bazasara ndaga. Urumva digiye kuntu bimeze kumva. Trump mbona mbere na mbere afite icyo nakitanga noze. Ase ubundi muri manda ya mbere yayoboye mbere ko Joe Biden ajya ku butegetsi yigize agira izi characteristic nta perezida wa Amerika n'umwe utarashobora Amerika mu nama. Amerika izi namba ko mutari kuzibona si barashimira ibihugu ubutaha mwara bazaza bazikoresheje ubwo bamaze kuzikoresha ni hari itegeko yuko barahita bajya gukora izindi barazuba muri Amerika. Kumva icya kabiri Amerika ari iteza speculation ku isi n'uko essence yabuze ko nabo baba bayifite bakagurisha yabo bakagurisha amafaranga menshi. Numva ikintu kibuza demand yiyongera amafaranga bakigera nka Iran yatangaga essence ibe ntayifite Amerika bari kuyigurisha kandi none ibiciro byazamutse kuko sosi ya nyayo n'ibyo bihugu rega bindi byifite na Amerika byagurisha essence nabyo birabyavuye mu kazi. Uri kumva ikindi Amerika yumvira Israel n'umwana wa Amerika rwose birakunda nyine Amerika ewan Israel ivuze muri iki gikorwa gutyo tu nta maka nyine kikigibwaho. Israel nayo yifuza ariko bavuga ngo Israel yakifuza ko intambara irangira. Israel nego yayo nuko Iran nyine ivaho ubuyobozi bukavaho ugatsingo ukavaho
urumva ahubwo noneho nibwo kagiye kuba ubundi Isiraheli nayo iba ifite ukuboko kunini cyane. Isiraheli kandi rega Isiraheli yisanze ahantu habi, yisanze ahantu habi cyane, hari ahantu wumva ukisanga uzengurutswe n'abanzi benshi, uzengurutswe n'abantu benshi batayikunda, bigatuma rero ntibakunda nabo ntabwo bikunda, baragamiye amajanja rero. urumva ukuntu bimeze ari kumva mbere na mbere ubundi Isiraheli ubundi bavuga yuko abantu basenga baravuga ati se iyi Isiraheli bigenda ite kugira ngo ihore mu ntambara, kandi ubundi Isiraheli n'abantu tuyisoma muri Bibiliya ngo Yerusalemu, abantu basenga cyane bavuga ati ngo Yerusalemu, no mu Rwanda banga tuzi ngo nzataha Yerusalemu. Reba ko abantu bose babumva ko Isiraheli bingana buri gihe, kandi nyine batazi amakuru bitewe n'uko ni Isiraheli ngo ni kwa Yesu ngo ni kwa nde, buri gihe babumva wagira ngo iri kurengana. Buriya rero ikintu kibyihishe inyuma ari kumva Isiraheli abakristo babamo nibo bakeya ugereranyije n'andi madini agiye arimo. Bagira idini rya Kiyahudi uri kumva, bakagira idini ry'Abayisilamu ariho habamo niyo na musigiti uri kumva, ewana haba amadini menshi pe. Abayikristo babamo ushobora kugenda n'ibirometero pe utarabona abakristo benshi, ni bakeya. Nese ko bagiye igihugu cy'abakristo kwa Yesu, ari cy'abakristo ndetse Yesu ari umukristo nyine kwa Yesu, ariko ntabwo nyine bari kwa Yesu ngo n'abakristo byaturutse, ariko Yesu idini rye rigomba kuba ryari ry'Abayahudi nyine tu, ariko abakristo bagakwiye kuba abenshi ari abo muri Isiraheli kuko niho ryaremewe. Ntabwo bavuga ngo muri Afurika hari abakristo benshi nyine kurusha muri Isiraheli, kandi Yesu urumva ikibazo ni kimwe. Izi nkuru twe za Yesu ngo Yesu ngo yageze n'iki, Yesu ntabwo bemera ko yageze, bo ntabwo babyemera ko yageze muri Isiraheli, ntabwo babyemera. Ariko uziko buriya n'Abahinde uziko Abahinde bavuga ko Yesu yageze mu Buhinde, yageze mu Buhinde. Yesu arashakira yiga n'igisanskrit, yego n'igisanskrit.